Hasi yangana mbabari no panaro nambaye ntabwo ari yanjye mbabarira kandi mu rugo nzawe ntakindo waje nisita nyumva nago mpiriwe n'ubuzima habe no mu nzozi iminsi yose mba ndikubara amajoro n'amanywa ntegereje umucyo wasa mu buzima bwanjye none uriya mwana we agancika kabisa sister namubwiyeje noneho umva ko bavuze sister bimeze neza ndabibona nanjye nari ndi kubaza ubusa umeze neza cyane rwose basara meze nanjye ni fresh mu rugo ni he urabona ruguru gatoya ruguru hehe uzamutseho gatoya ukarenga muri gare wenda kuhagera cyayi wanyu nahuze ndahazi urahazi Ejo komanze Bete byawe byiza nyine nari ngarutse gusaba imbabazi pe ni wowe uherutse hano yego wowe n'umukobwa wanjye yego niki kikugenza noneho nje gusaba imbabazi z'ibyabaye nyine mumbabarire nyine pe mumbabarire ntabwo nabishakaga niya boro wabonye ntabwo ari iyanjye tu enye iriya boro mwabonye ntabwo ari iyanjye yego ririya tabi rivuge mu mazina ni iki ni itabi unywa itabi oya nyine urumva ndi wudo abajama bararifashe barinagamo akosha mu rugo rwa Pasteur ukatinya ukazana itabi wowe wivugisha ngo wakunze mu mukobwa wanjye nyine nje gusaba imbabazi pe mu nyumve mu nyumve mu mbabarire ndabinginze mu mbabarire we ntabwo imwobarire biki no se mwambabariye nuko boye n'amazi ari magenga we soka genda vuba genda toka Nira sara ntabwo byabinywa ntabwo wansuza gutyo ese kubera subo nasuza ase umuntu koko usanzwe ubona hari n'ubwa mbere duhuye biko atari ubwa mbere ko nyine ntabwo birezereye si ku mubiri hari ikintu bitwaye nta n'ibidanje nagize ngo birakubo amakorosi meze neza iminsi myinshi ko wanganye wanganye ntabwo ari ukwangana amazi umwanya wabaye mukeya wowe wanze no kundangira location neza karitsiye z'iwanyu nzagusure ibyo ntabwo nabikubwiye wambwiye ngo ni ararwaye ariko aragusomaza rero mwana ufite gahunda uzambwiye ntaribe murabo yego ndayifite ngabanda we yasoba ni ngombwa we uzambwira nje kugusura si ibintu byo guhora dura mu muhanda ari ibintu byataye kandi hagiye nyine abantu bashobora kugura umubano wa danje nabidanje nzakwereka n'ubundi narirarenga menya ukunda kwikomeraho oya humura ntabyatari siko danje maze gukwereka mu bwo kumva ari ibintu byatanje birimo cyane kugira ngo nzabone uko nza kugusura wese gutahambwiye njyewe uhambajije kameme ntabwo uhambajije kameme uhambajije nyine ntakamukura gusa ngana ari birange hambwiye njye ntabwo nakubwira ngo uhumbe kireka tujyanye bere ushaka tujyane urukundo nyakuri rudatoranya va mu maso urabona ngo baramenyera gusa nabo nkorera imana gute nawe mfite umukobwa nabyaye agashaka gushyingiranwa na kiriya kiraro tabi mu rugo rwanjye ko nzongere mubone aya marira rizwa no kubagukunda iyaba bose bamenyaga ukomerewe ku buryo nje nahamenya se nakurangiza nanjye siko nta kintu cyakingura mfite umwanya hari igihe nazagusura nkahamenya amazina yanjye banyita Valentin bakwita nde Arisa Arisa umeze neza ufite n'akazina keza urakoze kandi nawe witwa neza
Usu aka gace se hari ahantu uzi? Cyana na hamwe nzi pe. Numva nari mise nifuza se kuzakubwira ngo uzansure nubwo duhuye vuba. Ako nago. Ubuzima habe no mu nzozi iminsi yose mba ndi kubara amajoro n'amanywa ntegereje umucyo wasa mu buzima bwanjye ese bibura nanjye ntabwo Usuwe benja wabaye iki? Ukonje. Ego mana. Mana uzi ibintu papa wankoreye rondera mwana nawe mbwiza ukuri singaye amazi Nese agukoreye ibiki bigenze bite? njyewe nje gusaba imbabazi reba ibintu ankoreye Yo, mana birababaje. Bizo ndaruje gukora iki mu rugo? nari ngiye gusaba imbabazi amenaho amazi ngaho ndorera mwana kandi ngo siko namumvishe ngo ni pasiteri murebe ibintu ankoreye mwana Oya yararakerega nayo ibintu wakoze nagari byo uzi ukuntu byagenze. umva se ntari bimwana gaje burya ntari duhuze ngaruka Asanga imvura yamunyagiye. Nakonde nyine ubwo niba ari uko wari. icyo gikobwa ubanza kinirata yanyagiye se yanyagiye ureba Wasanga yira. aka kanya tuzabitegura urumva nyine twadutunguranye kandi buri wese yagiye muri deal ziwe. None ngiye ko washaka kujya kuhakwereka. Oya wahandangira neza ni utahanyereka. Utanye Ndangira we nzakwereka. Yego. Wari umeze neza rero. Shaka Nawe urakeye. Nadushana msadanje urabona ndatunguwa ahubwo. Siko bimenya ko duhura mba naje nambaye guki. Yego se. Yego. Kandi ntabwo ari cyane mwana. Wari werekeje se mwana? Njya ko gatoya. Se wagumerekeza ni ngombwa ra. Uzamerekeza ubutaha. Yego. Kandi waranze no kumbwira mwana. Kubwira ikizi? Ibazwe noneho ngiye maze imitsi n'embere zikahise ngo ndiye ko twakongera guhura. Ko cyaje nyine twahuye Kutamagaye kandi unaraguhaye nimero yanjye. Man, ibaze ko byanciyeho ngibagirwa n'izina na sevinzeho. Ariko utanekereje. Ntabwo uko nagutekereje. Gusa byaba byiza wongeye ukazima siko. None ngabishyiraho umuhati. Siko nzanywa ngo nimero. N'ubwa mbere n'ubwa nyuma humura siko se. Nabutaye. Shaka gusa nyine uragaragara nk'umuntu shaka cyane. Akira neza. Gusa nyine ngisevinga n'ibyibuko kuko Wese izina ryanjye byagiyebuka. Neyo. Ntabwo ryo nagibagira. Ni byiza bwo atari. Siko nyine ndawe ako kabazo ko kutabisevinga. Harya wirinde izina ryawe n'ingozi. Ngiye nitwa Jire. Jire yirinde nyine dari Jire. Jire burasisibyo byiza. Kuko nanjye wambwiyenera kandi ntabwo nakubajije irindi kamwe. Utarimbajije. Oya nzaye tuzagenda twibwirana gake gake siko. Tugiye tuvugana igihe kinini. Kandi nshimishijwe nuko twongeye guhura. Ako yugiye ko ndi umunyeshuri. Bangomba gufata iminota yo kujya kwiga. Okay, nzankuvugisha nari wavuye yose cyangwa mbere yo kujya. Mbere yo kujya niba ngomba gukora tide. Ko numva babaye minzitizi. Ubwo tuvugana weekend gusa. Cyangwa muri vacances. Ibisazi kabisa. Gusa nyine nagendaga kandi nawe ndakeka nyine hari ufite ball ugiyemo hari igihe twazahura ukasi. nyamara nateye intambwe idasubira inyuma biranja cyane biramagana kinya ese kuki batabona ko we karibu Niriwe neza ni meza ni meza twebwe rwose tumeze neza ni karibu bimeze gute mwebwe se Turashima Imana yego karibu mu rugo rwose hano kwa Pasteur twe dukunda abantu iyo tugize amahirwe kubona abashyitsi turabyishimira muri isanga mu rugo yego murakoze cyane muri isanga rwose muturutse hehe nari nzamutse gatoya nari mvuye i Kigali ariko umva muye n'impanuka iteye ubwoba umutima ukundya cyane impanuka muye n'impanuka mbonye madamu wawe
yakoze impanuka iteye ubwoba n'ubundi kubitekerezaho sinzi n'abandi Inde madamu wawe niba ari umwana we niba ari murumuna wiwe ahari hagati aho ngaho oya yari kumwe n'umukobwa wanjye bagiye mu masengesho ubwo ahari ashobore kuba ari we ariko umva yakoze impanuka ku buryo umuntu uwo ari we wese umva niyo musize harahiye siko bari muri bisi niyo yakoze agisida se hoya urumva ko mbizi mfite amakuru bambwira ngo bari kuza hapfuye abantu benshi kandi nawe urumva nawe yayisapfa nabo bahise bapfa oya we ubwo sinzi rero mani sinzi ngende kumva no kugenda byanga byabereye hafi aha se ni hepfo ngaho mfasha ngwino tugende uhanyereke ntitaye bwiki uko nameze kose ndagerayo kumenye ibyabaye